umuntu biba bisaba kugira ngo uzane fact zifatika, ariko iyo uje ahangaha udafite fact ugashaka gukoresha amarangamutima usanga umutayemo. Ndakubaza uretse gato usanga genda uje kurebera kuri iyi ndirimbo izi ndirimbo z'aba basohoye ejo bundi, izi ngizi zo kudisingana. Ese nibyo tugenderaho, ntabwo umuntu yagura na views. Nibyo sibyo nakubwiye ko aribyo muza kuvuga. Tuje mu byabaye ba performance. Ndumva ubundi kintu mukundira we asobanuje bituma bw'impamvu ntukazunguranye n'abandi bantu. Niba urebera abantu muri views. Naguhaye urugero, tega amatwi. Tuje muri performance. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nujya kurebera abantu, tuje muri performance iba kuri tele ukareba abantu bakajya muri ntuza ibyo ngibyo tubyihorere. Rero nibyo nura musore yavuze, turi kumwe. Nibyo nura genda uje kureba wowe, maybe you don't go deeper, ariko ngiye nshobora kujya deeper, urimo kunyumva, nkajya no muri feedback, turi kumwe, nkareba na feedback z'ibyavuye na results zavuye mu byabaye, urimo kunyumva. Iyo results sayibonye to nayibura ntese iri yes ahubwo niki cyagaragaza ibyo bintu ndi kukubwira. So what do you mean? Ntabwo ngiye mba najanga kwisobanura kuryo ngo wereza result, ariko ushaka nagurira statistique uretse gato nagukorera uretse gato nyefita ama video nagukorera ntega amatwi nagukorera statistique, urukunyumva, y'ibyavuye na result zavuyemo kandi ku mpande zombi, urimo kunyumva, na feedback zavuye ku mpande zombi, na comment zavuye ku mpande zombi, nuko bafata ibintu apana ibingibi tuzana kuri social media. Hari nk'ibyo nashobora kuvugira hano. Tugaruke gato yari ikintu ugomba gusobanukirwa aga aya masaha, kuza ugakompara abahanzi baririmba ibintu bitandukanye, bafite abakunzi batandukanye, turukumva. The Ben uririmba ingwatira, urimo kunyumva, uririmba amarangamutima, urimo kunyumva, undi uririmba ugusimbagurika, uririmba show, ubyina imiziki, uririmba kubyina. N'abantu batandukanye, n'abantu bari ibintu bibiri bitandukanye. Abo twakabaye tureba ni iki ngiki, ahantu mujya munanirengagiza cyane, twakabaye tureba kugira ngo dushireho akadomo, ni turebe ngo aba bahanzi ibiciro byabo ku isoko bihagaze bite. Bruce Melody yahamagawe kuririmba yishurwa angahe? The Ben yahamagaye kuririmba yishurwa angahe? Turikumvikana ibyo cyari ko nizera kubiza. Tega amatwi siburi kubyumva, nuko urebe iri jambo ningiye urivuze ku bintu byose byatangira, siko bimeze. Ubundi iyo ugiye kureba umuhanzi, urukunyumva, iyo ugiye kureba umuhanzi sanga yinjiza, turi kumwe, uyu muntu yinjiza amafaranga angahe? Ibi biciro bitewe n'ibikorwa bye, izina rye rigurwa amafaranga angahe? Iyo bamukeneye bamwishyura amafaranga angahe? Ukareba ibyo biciro, urukumva, urukunyumva. So ibi ngibi nicyo kintu cyonyine, nirwo rucabana, nicyo kintu cyonyine wakarebye. Kuko iyo bagiye kureba bakavuga ati Burna Boy niwe muhanzi wa mbere, Davido no muhanzi wa mbere, ntago bareba ku ndirimbo bafite, ntago bareba kuri audience, kuko Burna Boy ashobora kujya muri Amerika, urimo kunyumva, kambabaza ikintu kimwe. Burna Boy ejo bundi baramubanize muri Amerika bitewe n'uriya muntuza, n'uriya muhanzi n'umufana yakubise, warabibonye, baramubaninga ku buryo yagiye kuririmba ejo bundi akabura abantu akajya muri koma, mwarabibonye namujye mukurikira umuziki. So none kankubaza ikintu kimwe, ko yabuze audience akabura abafana muri Amerika akaririmbira intebe, ibyo byamugize umuhanzi udashoboye, byamugize umuhanzi wa nyuma. Biratandukanye. Uyu munsi Davido ashobora kujya kuririmbira muri Germany, urimo kunyumva, abantu bagapfa, turi kumwe, umugenzi we yaje yakabura abantu. Uretse gato, so audience, ntabwo audience ushobora uyu munsi umuntu ashobora indirimbo imwe, kugira ngo nkwerekeye ko ibintu abantu barageranya abahanzi bacu bitandukanye. Uyu munsi The Ben yasohora indirimbo, urimo kunyumva, isi yose igahaguruka, turi kumwe, kubera iyo ndirimbo imwe isi yose igahaguruka. Nk'ukuntu ndaguha urugero, ya mpano nta muntu wari umuzi, ntabwo yarazwi, yaririmbye umurundikazi, yagiye muri arena, abantu mwese murahaguruka kubera indirimbo imwe, barahaguruka barabyina, abantu barahaguruka, sare yose irahaguruka, wari uhari. Hanzi no kumuhanzi akomeye kurusha undi, ibyo bintu biva ku izina ry'umuhanzi n'ibiciro rifite. Ikintu muzankorera rero,
ngewe ntanazi kamuje ko nase Godfa tutararenga kuri iki kiganiro wari uriho ugiye kunyumvisha ngo zira wani ngo ni uhenze kurenza ntabwo bizi mu ibiciro birazwi reka bigusobanurire ibyo ngibyo nibyo nashaka kugira reka bigusobanurire ukuntu uzabimenya yego bidusobanurire ugenda ubaze ubundi bubu sibyo uza yagwana nyine uzatumenyera ibyo bintu uzaze ngo The Ben amaga amafaranga ngahe muri East African Party ku itariki ya mbere kugira ngo The Ben ajya gufatira tariki bijya urimo gucika sorry kabisa ni umuntu wari umamagariyemo narimo nkupa naho nkubwira icyo rwose icyo kintu sawa nyine wabakubye cyangwa ukabanza ukabitaba na simbakupa nagusobanuriye ngo ubwarire ubaza abantu ibyo bintu birazwi urumva sishangiye kuza kubitangaza ngako nyenda bize amafaranga babahaga none banzi bose nzibicire bagenda baba ariko uzazaga umbwira ati wabeshya abantu kuri live rero niba kugeza amasaha yabine 20 yoneri irimo ndayizi niba kugeza amasaha ibyo tubwira ari byo ubifitiye amakuru The Ben akaba ibiciro bye waba ugiye kumubukinga urimo kunyumva ibiciro bye biri hejuru y'ibya Melody sinzi kunyumva akaba wenda par exemple ushobora kubukinga Melody ukamwishyura amafaranga runaka ariko The Ben akaba ari ayo ugomba kongera ari we murengera ubwo niwe muhanzi wa mbere turi kubyumvikana ni ibintu toto abantu bakabe batagira no kure ye hari gejere abantu bari kuza niwe wa mbere uyu ni gitangaza oya ntabwo ariko bimeze so no kuvuga ngo ikintu kiriho umuntu niba ibyo tubwiye ari byo ubifiteho amakuru ukabuza ibiciro ukabureze gato ukabuza ibiciro bya Melody ukabuza ibiciro bya The Ben ukabutubwira ko The Ben ariho intera miliyoni 20 imbere ubwo ngo bazatuzanira ibiciro ngiye ntago mbyemeye kugeza igihe uduhaye ibimenyetso ko Melody ushobora kumubukinga kuri miliyoni 100 Bruce The Ben udafite miliyoni 120 ntago byakunda uzaduhereze iyo statistique ubiduhe ni ubiduha uretse gato urubanza ruzaba riciwe ubwo tuzatuvuga umuhanzi wa mbere n'uyu kuko izina rye rifite agaciro kurusha iryuyu turi kumwe sinzi uko byumva naho ngaho ruzingiye ariko ntawe ni muntu ibintu ntawe bazaza bakubwira uretse gato sinzi ibyo ruvuga bira making sense ngiye mvu ikintu ndi kubwira Godfa igusubiriremo naguhaye umukire wose wabahaga akazi akagaha n'abandi bahanzi bose bamuwabaha rero uyu muri presence y'uyu munsi yego uyu munsi aka kanya tujye kuvugana n'uyu munsi wasanga Ben ari uri guhereza akazi Melody ariko ushaka ibyaka kanya gute no ureba gukoresha amarangamutima aganira nk'umuntu mukuru amuha akazi gute no ibyo ngibyo uretse gato uravuze tugiye kugenda ku by'uyu munsi wasanga Ben ari guhereza akazi Melody urugero nk'ejo uretse no yamuha akazi nini byagaragaye okay yamwishyuye angahe njya mu byo yibikiyemo yenda muri we bigiyemo uvuze ko yamuhaye akazi kujya kuvuga ngo umuntu bakwishyuye amafaranga urukumva rero uretse gato uretse gato ntega amatwi nta kazi yamuhaye aho ngaho niho uri ku misinga point bakaza bakatubura ariko koko none iyo uvuze ngo umuntu yahaye undi akazi ubwo uratubwira n'ibiciro n'amafaranga yamwishyuye n'amasezerano ari muri ako kazi none kankubaze ni ukuvuga ngo reka twemere ko yamuhaye akazi ubwo niwe boss we niwe mukuru birumvikana okay reka twemere ko uretse gato uretse gato reka twemere ko ni ukuvuga ngo ko ejo bundi muri contract niba warayisomye ko ejo bundi The Ben agomba kujya mu bitaramo bya Bruce Melody bizazenguruka igihugu urimo kunyumva ndakubaza ko ariko amasezerano ameze
ko ariko contract imeze. Ni ukuvuga ngo Melody azaba yabaye umuhanzi munini kuko of course niwe muhanzi uzaba ari umukuru, ibitaramo azaba arize ku rubyiniro nyuma nk'umuhanzi mukuru. The Ben uzajya umubanziriza ku rubyiniro. Ubwo Melody azaba yabaye umuhanzi munini kurusha The Ben. Think twice mujye muri ntago ari kiraga cyo bishatse kuvuga ibyo. No, oya uvuze ko yamuhaye akazi. No, ngiye ndakubwira ibintu. Ndakubajije. No, ndakubajije. Muri zitwa zigiye gutangira mu bitaramo Melody agiye gukorera mu ntara. The Ben agomba kujya muri ibyo bitaramo, niyo masezerano ahari kwishyura uretse gato genda gake uretse gato. Ni ukuvuga ngo The Ben azajya abanza ku rubyiniro ategurire Melody nk'umuhanzi mukuru, nyiri igitaramo ateguye igitaramo ahitaza aririmba soza. Ni ukuvuga ngo kariya ko The Ben azaza muri bya bitaramo bya Melody ko ari contract imeze. Umwe yagomba kujya muri gitaramo muri arena, undi agomba kujya mu bitaramo bye. So ni ukuvuga ngo ko ntuza The Ben azaba ari mu bitaramo bya Bruce Melody. Nuko ushaka kunsobanurira ko Melody azaba yabaye yahindutse umuhanzi munini yanahaye akazi The Ben? Iko ushaka kunsobanurira? Nasone Godfa. Nsubiza kwanza. Ibyo bintu wundi oya utrare. Kangani vana. Bari kuguhamagarira mu. Ego. Bari kumagariramo cyane. Nakwaje kuki wumva ubone iyo contract yerekana ko The Ben azahemba muri ibyo bitaramo. Byo niko ntakora biratangazwa. Na press conference yakozwe yabyo. Babigaragariza abantu. Byo nuko ukibumva ko The Ben azahemba. Tuzumuhanza handa akazi. Ibyo nabyo nibigaragara bizagira uburyo bizavugwa. Okay. Ko ubizi ko umuntu yahawe akazi yahembwa ngahe? Iyo uhaye umuntu akazi cyangwa muzi ko mwaye umuntu akazi umubuzi no yahembwa ngahe? Bakameze niba gusanze ko yahawe amafaranga sinera kumenya umushahara w'umuntu. Ariko yarawuhawe umushahara. Yarawuhawe umushahara. Reka nk'urugero rwumvikana. Oya uretse gato. The Ben abakubuza urabazi. The Ben ni umuntu ni igitangaza niba yarafasha abahanzi akanabana akazi which is good. Yeah, he's a key mva nitayiga kabisa. Sibyo ushaka? Umva cyane kukubwira nyine. Niba mama we umwana ujya kuri stage akihanyagura kuriya. Uzi ikintu cyabaye? Ujya ubona ko akora wangu umugore yarapfubye. Agakinira kumupfubuza. Ijambo riri ku cyumba ariko. Urumva imiganire kiyaganyura buriya urumva imiganirire no kuganira nabyo ni ibintu byigwa kuko the way uganiye gutyo uruko baganira. Difada ndagira ngo nsezere, hari gahunda yihutirwa ngiyemo. Watumiwe papa watari we. Oya no umuntu ufite ikibazo ngiye gukura mu kibazo. Ndi kukubaza uradusezera ujya kuza waduteguje hano urakanduka agenda bro. Umuntu anyandikiye message ati mfite ikibazo ngiye kwiyahura reka ndebe mutabare. Ugiye kumufasha kwiyahura? Oya muri kwiyahure nyamunsi. Kwiyahura n'ubutwari. Kwiyahura n'ubutwari nta mbwa yakwiyahura. Reka yiyahure. So mwakoze ku mwanya wanyu mwampaye. Urakoze sibombe. Wenda kumva. Wone umuniga uje miliyoni bwa mbere mu Rwanda Godfa. Nkubwire ikintu yimwe ugomba kumenya. Sibomana urumva? Niwe muntu wazanye umuco nyarwanda. Umuco umazete. Bro, Sibomana urakaza mutwe. Uwuhe muco Godfather? None se ko umuntu agiye kugucika wanyaruka bagiye gutabara?